mutesi wanjye seko nziza mugoshe kajagari Morning, babe. Oh, Sidari, how are you? Look at this, it's such a bit. Oh. Urabona ukuntu uberewe uzarekere gabi kwihere cyangwa ushimisha rwose dushaka gukora ka breakfast ahubwo birambaje kubona wisubyuka njye kunywa amazi ndashaka gukora surprise kuko numva ndashaka gutekera neza muri gitondo nanjye nsubira ni ukuri abantu ahubwo urakobereye tara bimeze gute si byiza cyane nasinzire neza se bimeze neza wowe se bimeze neza ngaho komeza uteke nyine akabana mfite amatsiko y'ibintu byo guteka cecekere ndasoje sawa Sheri akasheri wagira gakunze zose zose cyose kuziririmba mbashaka abize ko najyaga nkuririmbira sheri wenyine komeza uteke mukanya ndaje nkuzanire ariko gira ko mbaraga nakunda kuza hano cyane ndakundana cyangwa ntabwo mukundana wapi ntabwo dukundana nisi ko akunda kuza kukureba cyane nisi ko mukundana ntabwo mbizi gusa nyine mbona amwirebeshwa akunda dani ntabwo namukunda shangiye uko biri kose mba mbona dana gukunda nukuri shangiye mbona uriya mwana ari na mwiza ntacyo atwaye mbona wamukunda kuko niba ufite undi mukundana oya mbona yatereta abakobwa benshi atereta abakobwa benshi se hari ikibazo igihe yatereta benshi akaba ari wowe wahitamo buri basore b'iki gihe nta musore utereta umukobwa umwe kimwe n'uko umukobwa ntawe ukunda umuhungu umwe abakobwa nabo baratendeka oya ngiye reka njye nkunda kurya ngiye nyine nkunda gusangira n'abandi bantu isangiwe n'ibyo biryoha mwana ibyo tubive ahubwo Emi igihe agendeye kubanza shayi nk'ibiriya wasanga ari kumwe na twa duhungu bajya bakunda kugenda nabonye hari uduhungu bakunda kugenda kandi baratinda cyane mbese uba hari ntabwo abona ko imvura imeze nabi gusa nyine hari umuntu mukuru se ntacyo bitwaye reka dukore ibyacu nyine naza buriya se ntariwe ujye kwahirira cyangwa we oya nta mpamvu agomba kumenya ariko turi twenyine nkaza akaturi hafi mbizi ariko nyine buriya kanya wenda ashobora kuza nawe ni umuntu mukuru rega ariko nta nubwo ajya akunda kuzerera sinzi ukuntu byamugendetse erega turirirwana ariko umwanda w'abakobwa mana yanjye amasuka imikubuzo imihoro mu muryango koko abana b'abakobwa uza nk'ubu umuntu aje akawuvamo igihe usunga ngubu ugenda agereye mwe mwakoze iki ubu wasanga mutanatetse genda yisoze icyo akoze abimbwira ntabwo murateka nk'ibi ni iki koko mana yanjye dore amazi ukore byose yewe mu kanya gato mu nyaki ijya kurya bigiye n'iriye nta kindi twari gutekesha iki nta mazi ahari uzi amazi nasanga yagiye igihe wari wagendeye se ndabona amazi twayanyweye cyangwa murasa neza amazi aho kujya mu gukora ese wagira ngo tube nka umeze nk'uwirirwa hano hanze mu itaka ariko se ubundi reka nkubaze Emi igihe wagendeye inkira rye ryari yego muragira n'impamvu akanagenda impamvu zo kuki utatubwiye izo mpamvu nyine ngo tubimenye tube twahirira n'iyo urarya ari uko mbona ibondo ry'inka rigeze iriya ubanza mu ngaburire mbona imbaraga zo ntabwo nkubwira urya iki urabona muri mujya kuguzana noneho uri kugenda imisozi umaze gukura se utwanwa twaje maze gukura abakobwa babiri muricara ngaho muzi igihe ngo muteke murakubura nanjye nicarane namwe nudusakurize urumva ntagira umaze kubyimba ubwo wiriwe uzengukana na baba umaze kugira umaze kubyimba ahubwo mwebwe mumaze kubyimba ko ariwo mugabo dufite hano mu rugo nkawe ufumariye ese ni umugabo wanyu umugabo wanyu niba utari umugabo wacu musaza wacu ni musaza wacu gusa twagusigaranye ngo umare iki iyo waragiye kimwe n'abandi okay ibyo tubireke
erega turaduhungu mugendana natwe tugushuka acha wewe kana nigendere kwaza je mu ndeka wa ushaka kugenda ntugaruke genda ntugaruke ari usoni Sister wanjye bibi byatetse biraryoshye ngomba kurya bro gazi guteka umaze gukura twabyumvise ariko isubira ugije gereza kamubwire rero abana kare wagiye gusigara hano namuze sibyo ngiye kujya ku ishuri ndabyumva usigaye mutoya hano ndabona muzehe kashaje kuvuga ugomba kujya wita kuri muzehe niko bigomba kugenda sibyo kuvuga ngo nanjye ikintu ngiye gukora ngiye kujya ku ishuri niga ejo bundi nzaba ndangije university urumva nimara kubona akazi nzaza nkujyane i Kigali nkujyane urebe imodoka bihari ureba amataro i Kigali dore hari imihanda none igiye imeze gutya imwe hejuru y'indi imwe hejuru y'indi uzi njye nkigeraho bwa mbere nkigeraho bwa mbere njya kwigayo bwa mbere yewe data we ngezeyo mbona ahantu hose nta matara mbona amamodoka nkavuga se harimo n'izamuze ariko bro nawe ntukansuze nzamuze bagerayo ukagera ku muntu wese mu Rwanda afite imodoka urabeshya cyane rwose ariko ushobora gufite amatsiko yo kujyayo uzi rya joro bavuga muri Bibiliya ni Kigali hano barabivuze mpita numva nahageze ikindi nanone bavuga ngo kwitwararika ukirinda abasore twa dusore turi twa hano mu cyaro tuguteye barangiye rwose ntawe mba muriye nawe cyangwa no kujya kuvoma nkabona turimo turakwirebesha mba mbureba ariko pure urabizi nawe nyine ko nta kintu nabizi nta kintu wavugana nabwo buriya ntuziteze umusore bwa hano mu cyaro kare buriya rero cyagushakiye n'umugabo i Kigali ufite n'imodoka ariko bro ntukambeshye bamwe utwara imodoka njye nzashaka umugabo nawe ngenda nicaye se ujye ugenda wicaye ariko ikintu tuzakora muzehe urabona ko ashaje tuzamushakira umukozi sibyo asigarana umukozi tuzamushaka ariko nanjye njyane reka twirire nanjye mbona umwanya wo kwitegura nzagire njye ku ishuri nzakurikira amasomo cyane ugomba kubyitaho ibishyimbo byacu ari byiza byabonye akavura bimeze neza gusa nyine nabonaga twarabiteye nta fumbire tukajya tugira ngo wenda ntabwo bizaba byiza ariko ndabona ari byiza iminsi ishize neza nabirebaga nkavuga twaruhiye ubusa ni ukubera izuba ryari rimaze iminsi riva tuzarya sha ndabona n'imishogoro igiye kuza ariko ejo bundi biri kumera nabonaga bisa nabi ariko muri iyi minsi kubera akavuga kavuye ndabona bisa neza bizamera neza sha natwe tugomba kubonka abantu bose nese cyo tuzajya duhinga tukarumbya Imana igomba kutwibuka twasigaye turi imfubyi ariko mani uziko nari nzi ko mama mu gihe amaze gupfa tuzabaho nabi ariko ndabona nyine biri kujya bigenda neza cyambere n'ubwumvikane kandi nitubana neza nk'abavandimwe uretse ariko cyayemi gitangiye kunanirana ariko buriya nyine nuko ari umuhungu buriya hari igihe tuzashaka wa musaza nyine akamuganiriza akamugarura ku murongo ahubwo sister reka mutere story rero zimpe neza kagira inkuru sigaye mfite umukunzi rero bimenye yego rata wabibona usigaye usa neza usigaye wiyitaho niyo mpamvu erega iyo ufite umuntu ukwitaho ntabwo ukuri nuko utasa neza yitwa nde se uwo muntu ko ntamuzi bamwita Prince Prince nzi ntabwo neza uwo muri karitsiye muri karitsiye hano hafi ushobora kuba utamuzi kuko ntabwo yakunze kuba mu cyaro we nyine yigaga i Kigali zimwe neza rero ukuntu ugiye gushaka umuntu wo mu mujyi ntubwiye ko ari uwo mu mujyi ese umuntu wagiye kwiga i Kigali urumva azagaruka mu cyaro samba bari tuzajya ni nka sister wawe tuzagende nyine nawe umukiza guteka tujye mubaye abana beza Imana yazaduhindura ubuzima natwe tukajya mu mujyi uretse igisaza cyacu cyatunaniye kiriba kigenda imisozi nta kugaburira inka none se yagiye Kigali ameze kuri kandi mwibuke ko mama atigeze adutoza imico mibi natwe rero tugomba kumukurikiza shana kuri nanjye nzitwara neza wenda nanjye wabona mbonye umugabo wo mu mujyi niba nasha ariko nanjye umukunzi ndamukeneye kuko iki yego kumva niki umuntu w'umwana
n'umwana si ngubu urabona ndi umwana urampeka hari umuntu umpeka ngenza ndi tugiye kwinjira mu rukundo 16 ni myinshi ukamenya utazandushye ejo baguteye inda dore nta mubyeyi n'umwe dufite ubu si bazi baguteye inda nabigenza gute nacyaye imikirirwa kizerera kitabanga hano mu rugo bitwara neza ntabwo yazantera inda gusa nyine nanjye numva nagira umukunzi imyaka 16 ni myinshi yaba witonze uracyari reka nkubwire rero umuvandimwe wanjye nindamuka ngeze i Kigali nzakora uko nshoboye kose namwe nze mbatware ariko mumbabarire muzitware neza kuri tuzitwara neza kandi ndabigusezeranije okay reka dukomeze akazi rero dore haranakeye hano mwiriwe yemwe mwiriwe amakuru meze neza wowe se minsi myinshi twaraburanye niko sheri minsi myinshi twaraburanye amakuru ni meza kwambaye neza se ugiye nuko nari urumaze kuri buzi hanze n'agatebe wicaye okay sheri we nari akoze cyane kanicara ahangaha makuru y'iminsi se kuri ni meza barura nari ndaho twaraburanye cyane siko nari ngukumbuye nanjye nari ngukumbuye vugije ukuri siko naraye nkurose nanjye urabona uzi ukuntu nakurose unozi ino myembe ya hano hepfo kwa wa mugabo uyu nguyu nuzi rutikanga se umuzi ya myembe narose ndi mwana uri myembe ukagitoragura shyira mu kantu gukiye guke sheri ni ikintu nifuzaga kugusaba nise sheri kutangiye kuntera ubwoba aya wigira ubwoba biragoye ariko nta kundi nyine ngomba kubikubwira ukuvuga ngo ejo numva nibwo nzajya ku ishuri kugira ngo uzamerekeze sinari nabikubwiye se ndabizi ko ari wabimbwiye ariko ntabwo ari bambwiye ahantu uzajya kwiga nzi i Kigali ariko kugira ngo umenyeshe ko tuzagenda ejo subije neza ugiye kunsiga nase sheri byagenda bite ngomba kujya kwiga nase sheri ko nzi ko i Kigali habayo ibintu ibishuko byinshi ubwo nugera ntabwo uzaje muranyizera subizi ko nkukunda se nzajya nza kukureba kandi ikindi ndimo ndateganya yuko ningera i Kigali nzakora uko nshoboye gushakira akazi nawe ukaza i Kigali wagiye aba yagiye n'ishuri ugatangira kubona abakobwa bafite amafaranga bakeye ubwo njye ntabwo uzahita aya humura na ndetse wawe waba ukeye kukurusha ariko ntabwo ujya ubona ukuntu uri mwiza ntuzi ukuntu ngukunda ahubwo ufite surprise hari akantu naguteguriye k'impano ufite surprise ni kugusigira akantu uzajya uhora unyibukira ufite amatsiko wamirije zana ukuboko kwawe gafungura amaso yawe rero shimwe akantu keza ni keza cyane shimwe ndagukunda nanjye ndagukunda utuntu ugiye kunkorera twose niko dutuma ngukunda nanjye ndagukunda cyane ni keza uragakunze so nice uzajya ukanyibukiraho ariko wumve ko nzagaruka kukugira shiri ko nizeye ko utazanshimira ntabwo naguyamukira urabizi ko ntabaho ntagufite nanjye nuko sheri ntabwo nagufite uravugisha ukuri reka wizeye ndabona ari keza iyi ni impano naguteguriye shiri urakoze cyane twishimiye